So abantu ba hano nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mushima Imana. Hari hashize igihe kinini tutabonana kubw'impamvu z'amatekinike byari birimo biragenda byanga, ariko uyu munsi nagarutse kugira ngo tuganire, kugira ngo mbagezeho bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, amakuru yaranze icyumweru, amakuru yaranze icyunamo twatambutse mu minsi yashize. Rero nk'uko mubizi mumenyereye, amazina ni yayandi, ni Niyonkunda Eric. Rero YouTube channel yo murayizi ko ari yayindi Ubumwe Show TV, murabizi ko ariko yaje guhinduka bitewe n'impamvu, kuko byagombaga kuba ngombwa ko ivugururwa kugira ngo tuzagire iyo tuva tugire niyo tugera. Amazina rero yarahindutse, yavuye kuri Hope TV ubu isigaye yitwa Ubumwe Show TV. Rero nk'uko mubizi n'ubundi uyu munsi ni ku itariki umunsi turi ku itariki zingahera 15 z'ukwezi kwa kane, tariki 15 z'ukwezi kwa kane. Rero nyine tuba twaje kugira ngo tugende tuganira, tugende tumenyana byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuganira ku byagiye biranga icyumweru, byari byinshi. So nuko nyine nuko bimeze. Rero ndagira ngo dutangire n'ubundi tangire mbasuhuza mwese aba diaspora, abanyarwanda muri mu Rwanda n'abari mu mahanga, mwese mwumve ko mbasuhuje. Abari mu ntara Majyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba, mwese mwumve ko mbasuhuje cyane kandi mbakunda, kandi mbahoza ku mutima. Buri ikintu cya mbere kiba ari urukundo. Buri iyo ufitiye abantu urukundo, nabo byange bikunde baragukunda. Ubwo rero nizere ko namwe aho muri mwumvamo mu mutima wanyu harimo urukundo mu nkunda. Byaba byiza cyane kuko ndamutse nanjye munkunda nk'uko mbakunda, byanezeza. So rero uyu munsi mfite amakuru menshi nifuza ko twaza kuvugaho, kuko hari byinshi byaranze iki gihe tuvuyemo, byinshi byaranze iki cyumweru, hari byinshi byaranze uku kwa kane kose, dore ko tunaherukana mbere y'uku kwa kane. Hari byinshi byagiye bizamo. Rero reka duhere muri kiriya cyumweru cyo kwibuka, aho itorero rya Victory rikorera mu karere ka Kamonyi, urubyiruko rwo muri iryo torero rwakoze igikorwa cyiza cy'umuganda, bajya gufasha abantu bazize jenoside, babafasha kubaka amatoilette, babafasha kubaka ibikoni. Bakoze ibikorwa byiza rwose. Abo ni abantu basenga Imana ibigenda ikorera muri kabuti, mukore imirimo myiza, kandi Bibiliya iravuga ngo imirimo myiza niyo izaduherekeza. Ubwo rero nyine itorero rya Victory byumve ko ryakoze igikorwa cyiza. Hano tugiye dufite amakuru menshi rero n'ubundi y'ibisanzwe, aho n'ubundi ADPR yo mu karere ka Kamonyi nayo yari korali yabo yitwa ndabona yitwa korali yabo ndabona yitwa Jovanis. Korali Jovanis nayo yari yageze urugendo, aho yari yagiye kuvuga ubutumwa mu karere ka Muhanga. Bari bagiriye igiterane, ndabona igiterane cyaragenze neza, nabo barabigenje fresh. So ubwo rero nyine abantu mwese mwabanye natwe, nubwo bitari byoroshye muri iki gihe cyo kwibuka. Mwakoze iby'ubutwari, mwagiye murangwa n'indangagaciro nziza. Imana irushe kubaha umugisha kandi irushe kubakomeza. Namwe kandi mufite abanyu cyangwa mufite abanyu mwibuka, ndabinginze ngo mwibuke mwiyubaka muri no minsi 100 tukirimo. N'ubundi ntabwo turasoza icyunamo, turacyari mu gihe cy'icyunamo. Mwibuke mwiyubaka, mwibuke ibyiza mwagezeho, mushimira Imana aho yabakuye. Hari icuraburindi twavuyemo twebwe nk'abanyarwanda, ariko hari ahantu heza twanageze. Rero nk'abakristo n'ubundi hari ahantu twavuye, hari naho twageze. Reka rero twumve ko hari imirimo Uwiteka Imana yagiye dukorera muri iki cyumweru. Andi makuru, korali n'ubundi yitwa
korali ya Kinyinya nayo yagize amateraniro ku cyumweru, kandi ndabona amateraniro yaragenze neza, aho bakoze mu materaniro rwose bakaririmba neza cyane, bagafasha abantu benshi, abantu bakishima bari bavuye mu gihe cyo kwibuka, ariko barakoze neza cyane rwose. Hano korali ya Kinyinya ndababona bakoze igikorwa cyiza, babyiniye Imana, barishima, bavuga ubutumwa bwiza, aho nanjye hari rwose nari mibereye ndimo ndakurikirana ibyahabereye. Yari amateraniro meza kandi y'umuriro, yari ashyushye. Bigaragara rero yuko nyuma yo kuva n'ubundi mu cyunamo, nyuma yo kuva mu cyumweru cyo kwibuka, abantu bataheranwe n'agahinda, ahubwo abantu bagarutse bakongera bakumvamo ikaze mu nzu y'Imana, bakongera bagakora iby'ubutwari, bakongera bakavuga ubutumwa nk'uko byahoze. So nyine kugira ngo tugumye gukomeza tugenda tuganira, ndagira ngo nibutse abantu gukora subscribe, gukanda like, comment, share ni ingenzi, ariko tunababwira ngo mukomeze kugenda mukurikirana ibiganiro byacu, mukande kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda bibanyuraho buri munsi uko bigiye bitandukanye, byose ibyiza byateguwe hano kuri Ubumwe Show TV bijye bibasha kubageraho. Hano ndabona hari undi muhuro wabaye wa groupe n'ubundi y'abanyamasengesho yitwa Ubumwe, n'ubundi no groupe ni groupe ya WhatsApp. Barahuye mu minsi yashize, bakora umuhuro mwiza, wabaye mwiza cyane, baraganira, bigisha abantu ku ijambo ry'Imana, barabafasha mu buryo bwose. Ndabona nabo byaragenze neza cyane, n'ubundi hariya aho bahuriye i Nyamirambo, ndabona barahuriye i Nyamirambo, baraganira, barahuza. Buriya abana b'Imana nyine aho bari hose bagomba guhora bahuje kandi bakaganira ku bintu by'Imana, n'ubundi ndabona byaragenze neza. So uyu munsi rero amakuru nababwiye ko amakuru ari menshi cyane 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 cyane. So reka nongere ngaruke kuri wa muntu wacu, wa mutumirwa wacu twigeze gutumira, witwa Niyomukiza Dani Cedric, nawe muri iki cyumweru aho yari ari rwose, aho yari yagiye guteranira, yateraniye ku itorero rya Kinyinya, n'ubundi kuri ADPR Kinyinya, naho rwose aho yari ameze neza cyane, nk'umuvugabutumwa, dore ko maze n'igihe mumunyishyuza mumbwira muti ari hehe, nawe niho yari aherereye. Mba ndimo kugenda mbanyuriramo ibintu byagiye biranga icyumweru, abantu tugiye tumenyereye bagiye bakora, bagiye bavuga ijambo ry'Imana, bose tugenda tubagarukaho. Rero Niyomukiza Dani Cedric yari aherereye i Kinyinya, aho n'ubundi ariho yari yateraniye, kandi yambaye n'intashyo. Yarambwiye ngo mbabwire ngo arabakunda cyane, kandi igihe n'igihe muzabona yagarutse kugira ngo yongere agire uburyo agenda tuganirira ku ijambo ry'Imana, ku buzima bwe, agenda aduha byinshi bigiye bitandukanye. So ariko amakuru rino munsi reka tunagaruke noneho tube tuvuye muri ibyo ngibyo by'ijambo ry'Imana, tugaruke mu isi isanzwe, aho abafana b'ikipe ya Arsenal baraye basenze cyane bavuga ati Imana dufashe tubashe gutsinda, ariko ntabwo byabashije gukunda ko batsinda, byarangiye bahombye. Buriya buri muntu wese ufana Kristo bari gusenga avuga ngo Mana mfasha, ufana ikipe bari gusenga avuga ngo Mana mfasha, ni ikigaragara yuko Imana ariyo nyiri byose. Basengaga rero abanyarwanda muri rusange basenga bavuga ati Arsenal yifashe, none byaje kurangira itsindwa nabi rwose, ibitego bibiri bitari byoroshye ariko nyine nuko byaje kugenda bibaho. Nubwo bumvaga batsinda hamwe na za Liverpool, bumvaga batsinda, ntibyabashije gukunda, ariko buriya bazagerageza ubutaha, barebe ko byazakunda. So nagira ngo ntange na update rero kuri wa mwana w'umukobwa nigeze kubereka, wari ufite ikibazo cy'igikomere
nawe rwose ameze neza cyane. Mu minsi yashize twafashe urugendo tugerayo mu karere ka Kamonyi turamusura, tureba uburyo ameze, tubona ameze neza cyane kandi arashima Imana. Akaba yarongera atubwira uti rero kubera yuko bamwe mwagiye mutubwira ko mwamwishimiye, aratubwira uti muzagaruke mwongere mwumve ubuhamya bwanjye, nari mfite byinshi byo kuvuga, nuko umwanya watubanye mukeya nari mfite byinshi byo kubabwira. Nawe rero ahari rwose ameze neza cyane kandi arakomeye ku Mana, igihe n'igihe tuzi yuko Imana izamugirira neza. So tugaruke mu yandi makuru rero menshi nanone agiye atandukanye, aho wa mutumirwa n'ubundi wigeze kuza hano kuri Ubumwe Show TV, ariko icyo gihe yari icyitwa Hope TV, uriya witwa Haragirimana Gilbert, nawe muri iki cyumweru yateraniye mu karere ka Kicukiro, niho yari aherereye, niho yakoreye amateraniro, ndetse ni nawe wabwirije uwo munsi. Ubwo abantu mwabonetseyo nyine mwaramubonye, n'abatarabonetseyo nuko byagenze, kandi muzamubona kuko arahari nawe. Igihe n'igihe tuzamwakira hano kuri Ubumwe Show TV, agende atuganira byinshi bigiye bitandukanye. So rero mbibutsa gukanda subscribe, gukora kukazogera, like, comment, share ni ingenzi, kandi mwibuke izo video kuzisharinga abantu, inshuti, imiryango n'abaturanyi, kugira ngo bagende barushaho kugenda babona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Amazina rero murayazi, ni yandi Niyonkunda Eric, YouTube channel ni Ubumwe Show TV. Ikiganiro cyo ni amakuru y'ibyaranze icyumweru yo muri iki cyumweru meza kandi abagiye atandukanye. So rero buriya njya gutera uburezi arabwibanze. Nanjye muri iki cyumweru rwose nari merereye mu karere ka Kinyinya, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya niho nari merereye. Naho nababwiye ko nari merereye ku itorero rya Kinyinya. Nagize amateraniro meza cyane, kandi Kristo yari ari muri njyewe, narafashijwe cyane mu gihe nari mvuyemo cyo kwibuka niyubaka, cyo kwibuka twiyubaka. Nabashije kujya gusenga, mbasha kuganira n'Imana, ibasha kugenda ivugana nanjye. Nawe rero hari ibyo wagiye ubona, hari ibyo Imana yagiye gukorera, ndagira ngo nkubwire ngo komera kandi ushikame, wiyumvemo ikaze kandi wumve ko Kristo ari muri wowe. So ari ubuhamya rero nigeze natanga mu minsi yashize, twaribwe. Hari ubuhamya nigeze natanga mu minsi yashize, abantu numva barambye bati ubuhamya uzabudukomereze. Nagira ngo mbabwire ngo mu minsi itarambiranye, itari mike, ubwo buhamya n'ubundi tuzabukomeza, kandi tuzi yuko Imana iri mu kazi. Nagira ngo umbwirire mugenzi wawe ngo Imana iri mu kazi, kuko muri iki cyumweru twagiye tubona neza yayo. Nawe aho uherereye hari neza y'Imana wagiye ubona, hari aho Imana yagiye gukura, hari naho yagiye kugeza, kandi hari byiza byinshi Imana yagiye gukorera. Rero n'ubundi nk'ibisanzwe ndagira ngo nkubwire ni komera kandi ushikame muri iki gihe turimo cyo kwibuka twiyubaka. Muri iyi minsi 100 wibuke kandi wiyubaka, kandi unabwira Imana uti Imana, bino bintu ntibizasubira ukundi. Dusengera igihugu cyacu kugira ngo kirusheho kugira umutekano n'amahoro, kandi mugumya gusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo kunesha ibitugerageza. So akandi kantu twavugaho gato cyane, ni akantu kajyanye no kuganira, no kungurana ibitekerezo, no kugirana inama, no guhabwa impanuro, no kuganira ku bya Kristo. Twagira ngo tubabwire tuti tumaze iminsi tutaboneka, ariko gahunda nakagaruka, turi hafi kugaruka.